Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose. Imana y'amahoro ibane namwe mwebwe abadukurikirana hano kuri YouTube kuri channel Yerusalemu Nshya. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kugendana namwe. Muhawe ikaze, muhawe karibu. Reka dutangire dusenga. Turagushimye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana igira neza. Buri muntu wese mu byo akora mu ruhande rwiwe umuha umugisha, umuha amahoro, umugirire neza, umubere Imana kuko uri umunyacyubahiro ugira neza bugacya bukira. Amen. Turishimye cyane, tugiye gufatanya amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'umuhanuzi Amose. Ibice ni 7, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku 9. Haravuze ngo ibi nibyo Uwiteka Imana yanyeretse, dore yaremeye inzige uruhira rutangiye kumera. Urwo ruhira ni urwameze ubwatsi bw'umwami, bumaze gutemwa zimaze kurya ubwatsi bwo mu gihugu. Ndataka nti Uwiteka Mana, babarira ndakwinginze. Yakobo yabyihanganira ate ko ari muto? 3. Nuko Uwiteka arigarura ati ntibizabaho, niko Uwiteka yavuze. 4. Ibi nibyo Uwiteka Imana yanyeretse. Uwiteka Imana yahamagaye umuriro ngo awucishe amateka, ukongora mu mworera w'ikuzimu, kandi wendaga no gutwika igihugu. 5. Maze ndataka nti Uwiteka Mana, rekeraho ndakwinginze. Yakobo yabyihanganira ate ko ari muto? 6. Uwiteka arigarura ati nabyo ntibizabaho, niko Uwiteka Imana yavuze. 7. Ibi nibyo yanyeretse. Umwami yari ahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoki. Maze Uwiteka arambaza ati Amose we, ubonye iki? Ntimbonye timasi. Umwami ati dore nzashyira timasi mu bwoko bwanjye Isirayeli, sinzongera kubanyuraho ukundi, kandi ingoro za Isaka zizaba imisaka, n'ubuturo bwera bwa Isirayeli buzasenywa, kandi nzahagurukira inzu ya Yerobowamu nitwaje inkota. Imana itugirire neza, Imana iturinde, kandi Imana itubere maso mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose, kuko Uwiteka arakomeye, ni umutunzi w'imbabazi, agira neza, arahambaye. Icyubahiro cy'Imana, gukora kw'Imana, kugendana n'Imana bibane natwe aho uherereye hose. Wakire iri jambo. Ijambo rivuze amagambo akomeye. Muri iki gihe turimo ni igihe gikomeye, ni igihe abantu benshi bafite icyo bita timasi. Timasi ni igipimo gipima umuntu. Titire ijambo yavuze ngo ibyo Amosi yeretswe. Ahanini ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya. Abantu benshi bashobora kuvuga yuko ijambo ry'Imana ari ibintu byavuzwe kera cyane, ariko ntibamenye neza yuko hari igihe ijambo ry'Imana ryongera rikagaruka no ku bubu, kuko ryanditswe kugira ngo twese abantu tubashe gusobanukirwa, tubashe kumenya, ritwigishe buri kimwe ku kindi. Uwiteka guhagarareho muri iki gihe kigoye. Mose yinginga Uwiteka, aramubwira ngo Uwiteka babarira ndakwinginze. Yakobo yabyihanganira ate ko ari muto, ko akiri umwana? Ni ukuvuga ngo Imana hari ibyo yendaga gukora.
Imana hari ibyo yashakaga kurangiza. Imana hari amateka yashakaga guca muri iki gihugu cya Isirayeli. Ntabwo ari Isirayeli kibwirwa, nta nubwo ari kiriya gihugu kikibwirwa, ahubwo ibi bintu nta nubwo byabwiwe inyamaswa, nta nubwo byabwiwe ibiti, ntabwo byabwiwe imisozi, ahubwo ijambo rirabwira twebwe turiho tugihumeka umwuka w'abazima. Ntabwo bibwirwa umuntu wenyine gusa ku giti cye, ahubwo birabwirwa abantu benshi bo muri iyi minsi. Mbese iri jambo rishatse kuvuga iki? Iyi ni imiburo yo muri iki gihe cya nyuma. Iyi ni imiburo ukwiriye kwitegura. Iyi ni imiburo ukwiriye kumva yuko turi mu bihe biheruka ibindi. Turi mu bihe abantu bose bageze mu gihe cy'imidamararo. Turi mu bihe abantu bose bageze mu gihe cya shuguri zabo. Turi mu gihe buri muntu wese arimo kwirwanaho. Turi mu gihe buri muntu wese arimo kumva yuko akeneye gukora atera imbere. Rero Uwiteka Imana aturengere kumvira ijambo, atubere maso, atubere ku rugamba, kandi adushyigikire, aduhe imbaraga n'ubutware, adukomeze kugira ngo nitumara gukomera dukomeze abandi. Ab'amavansukuma, ab'imitima iciye bugufi, abo bose bamenye ubwiza bw'Imana, abo bose bambara imbaraga, abo bose bambara ubutware, bakomere. Mu yandi magambo, gukomera bisobanuye ngo ukomere, numara gukomera ukomeze n'abandi. Uwiteka Imana akugenderere, Uwiteka Imana akubere maso. Timasi iri mu rugo rwawe, Timasi iri mu muryango wawe, Timasi iri mu gihugu cyawe. Timasi ni igipimo. None ijambo riravuze ngo icyo abikora nihanganiye Yakobo, icyo abikora nihanganiye ubugoryi, nihanganiye n'ibyo Yakobo yakoze, nihanganiye buri kintu icyo ari cyo cyose, nihanganiye ibyo abantu bose bagiye bakora. Icyo abikora nzashyira Timasi muri ubu bwoko. Timasi ni igipimo, Timasi ni ikigeragezo. Abantu benshi baratandukiriye, abantu benshi bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Hari ibitengo abantu bagiye bahura nabyo bikomeye, byababujije epfo na ruguru, ariko umuntu akagutenga we atenzwe kukurusha. Umuntu agatanga igaburo atenzwe. Ibyo bintu ni ibintu bibabaza Imana. Umuntu akaba azi yuko afite abana bo ku ruhande, kandi icyo kintu akaba atarakihari, ariko agahagarara ku ruhimbi agatanga igaburo ryera atarigeze akihana. Umuntu akaba azi yuko yakoze ubugome, uwo yabukoreye. Umuntu akaba azi mbese yuko yanakuroze, nawe ari umukozi w'Imana. Ibyo bintu byagiye biba bombori. Rero ibintu bigenda bizana ingaruka ni nk'ibi byose. Ibintu bigenda bizana akaga ni nk'ibi byose. Akaga kaza kubera yuko twebwe tutihanye, akaga kaza kubera yuko natwe ubwacu twagiye ahera kandi duhumanye. Ikibazo gusa ni ukugira ngo abantu batubone, ni ukugira ngo bumve yuko tuzi kuvuga, tuzi gukora ibintu by'Imana, twabyize, twabimenye. Imana ntabwo imenyerwa nshuti yanjye. Wowe urukurikiye, wowe ugendana natwe 5 kuri 5, Imana ntabwo imenyerwa. Yimura bucece, ikuraho imisozi n'udusozi, kandi ngo imigenzereze yayo ihoraho iteka ryose. Ibyo wavuga byose, ibyo wakora byose, uko wabigenza kose, imigenzereze y'Imana ihoraho iteka ryose. Kuko nta muntu wayibaza ngo urimo urakora ibiki. Ahubwo Imana yo ikora ibyo ishatse mu ngabo zo mu ijuru. Yarababariye, yanagize neza, ariko ijambo riravuze ngo nzashyira Timasi mu gihugu, nzashyira ibigeragezo mu gihugu, nzashyira imiduruvayo mu gihugu.
nta gupfa ko ntago tuzapfa, ariko abantu bashobora kudapfa ariko bakarya ibyo kurya by'agahimano, bakanywa amazi y'agahimano, ibintu bikicara ari dumbugudu, ibintu rero Uwiteka Imana abane natwe, atugenderere, atubere maso. Wowe udukurikiye ukomeje kumva ibi byigisha aho uherereye hose, Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha, Imana iguha amahoro, kandi Uwiteka akugirire neza. Amakuru uko asa kose aba ari amakuru. 5 kuri 5 twamaze kwinjira mu gihe cy'ubuyobe, twamaze kwinjira mu bihe bitandukanye, twamaze kwinjira mu bihe bigoye, twamaze kwinjira mu bihe abantu bamaze kwivanga, abantu bamaze kuba bahemu, bamaze kuba basambanyi ba originali, bamaze guhemuza Imana. Kubivuga gutya biroroshye, no guhagarara imbere mu bantu tukabivuga biroroshye, ariko twebwe twarangiza kubivuga tugahita tujya kubikora. Rero Uwiteka afite intego nini, afite n'umugambi munini ku bantu bahagararanye nawe, no ku bantu bagendanye nawe, no ku bantu bihanganye, no ku bantu bakomeye ku byiwe, nabo azakomera ku byabo. Uwiteka aguhe gukomera ku bye, nawe azakomera ku byawe. Utari umusinzi n'umugambanyi, utari umugambanyi n'umusambanyi, utari umusambanyi n'umurozi, utari umurozi abeshyera abandi. Bantu twarahirikanye, twaragambaniranye, ariko umuntu yaba ari hariya we akavuga ngo nge ndi umwere, tubu zambi, heshima mupe Mungu kila siku yoyote, heshima mupe Mungu, maana huku mbele atapita aliyeomba, atapita aliyohifadhi maombi, maana mbele kuna mambo mengine. Huku mbele tunapoelekea kuna mabaya, kuna siku za nyakati, siku za mwisho. Inatakiwa uwe macho, kama we ni muimbaji, kama ni shimashi, kama ni mchungaji, kama ni askofu, kama ni aposo, kama ni bishopu, kama ni mwana maombi, kama ni mkristo. Inatakiwa ugikaze sana, simama imara. Yesu yuko njiani, safisha moyo wako. Akija akute una moyo safi, zidi kutenda mema. Ukitenda mema, nawe utarudishiwa mema. Ukitenda mema kwa yatima, ukitenda mema kwa wajane, ukitenda mema kwa ndugu na marafiki, ukitenda mema, Mungu atakushushia baraka kutoka mbinguni. Ijambo ry'Imana ribe kuri wowe, kandi ijambo ry'Imana rikubake umutima. Ijambo ry'Imana rikomeze kubana nawe. Icyubahiro cy'Imana aho uri hose kikomeho, kuko Uwiteka muri ino minsi akeneye abana biwe, akeneye abo yavuganye nabo, akeneye kongera kuganira nabo, akeneye kongera kubabwira, akeneye kongera kubamenyesha, akeneye kongera kwiyerekana, akeneye kongera kwitamurura. Mu gihe kigoye nibwo abantu basenga, mu gihe kiruhije nibwo abantu bambaza, mu gihe gikakaye nibwo abantu basenga bagaragara, mu gihe cy'abantu bavuga ngo ni igihe kiruhije. Ejo bundi nabonye abantu barimo bagenda bafite Bibiliya, barimo bakora ikintu bita nka surprise mu muhanda. Ndababaza se mumeze mutati? Twebwe turimo turasenga, twebwe turimo turagendana n'Imana.
nubwo insengero bazihagaritse ariko twebwe ntabwo twigeze duhagarara. Ndangije ngira mosiyo ndarira ndavuga ni koko burya haracyariho abantu bafite umwuka w'Imana, haracyariho abantu bagendana n'Imana, haracyariho abantu bacyumva gukora kw'Imana. Habwa gukora kw'Imana no kugendana n'Imana, habwa kugirirwa neza n'Imana no gutabarwa n'Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikubere maso mu izina rya Yesu. Amen.